Tuzi wa mukobwa we ubu ndacyakureba sindi uguhaga. Ase bite byawe kuri gutungurwa? Ko nari umuhungu se wenda gutereta yandi umuhungu pe. Uri Fred wanjye se ko ari we nihebeye. Ariko sikunusa ukwezi uku kumwe urasa gutyo. Nanjye umaze amezi angahe n'imyaka hano usigaye waranciyeho pe. Ari zira nizo zari inzozi zanjye zo kuza nkasa neza nka nk'utuntu dusindisha. None reka nkubwire niba ari ikintu nakunze no gusenda. Sure. Mba numva nabaye ikizungereze nabaye ikintu cy'igicucu kiraho. So zikwisi ndarukana mu kanya gato sibwo no kurarutse yashize ukwezi kumwe. Uzi none numara umwaka wahuye n'amafaranga yo muri Kigali. Abadadi bakwishyurira gate irenze. Bagusinyira sheka baguha imodoka. Uzi noneho uzahita ubona ijoro utarikeneye. Rero reka nkubwire buriya stress z'impanga na kira kigorye ngo ni nyina. Nizo zananuraga skantera umujinya ariko ubu ngubu. Wike? Ushatse kuvuga mama wawe n'umuvandimwe wawe? Nabitaba ibigorye. Se wagiye witonda mani wabaho ubuzima bwose ariko ngiye ibyo bintu simanjye kukumva. Okay utangiye kubishya ikiganiro cyacu. Okay. Ibyo nakazi kawe. Gusa nyine ntago ari ngombwa mu kiganiro cyacu zarimo ababyeyi baba bavuga nabi. Regura n'umuvandimwe. Nta mubyeyi ngira na muvandimwe. Ahubwo se muko ngira ukuntu wagiye ugafata Fred na se mu mutwe ukabahinjerika ukabayobya ubwonko ukabacwiragiza. Usko kugeza ubazi yuko nyine uri umwana w'imfubyi. Mbabarira uvuga. Se wabikoze gute? Urabaroze? Vuga gahoro. Konzi ko iwanyu naburozi mugira wabuvanye. Ibaze banyumvisha. Urabaroze ariko? Oya shareka nkubwire ke nari nkwiye kubikora. Wanyeretse urukundo bikoze niyo ahaga nyuma reka nkubere ingana n'azima imvura izagwaho kubera ubwugamo tambuka turi kumwe abifuza ko nabivamo. Ariko maho habazi ubundi umuntu amusuje akinjira hano wamwumva uyaza no bacungiye hafi se wayinjira ute ubuse kuva naza hano mpagaze igihe kimwe n'ifite ari wambara none ibaza ko njye nakumvaga ariko ntwandebaga wamumuriwaga njye gasana ukivara mu nzu namba nakumvisha n'umutima wanjye tuyimbwe ati sobuja arakiye ewe ntago ntibijya bibaho. None se ngubaze ahubwo murashaka iki kandi narababwiye aha ntago ari baza gusabiriza toka. none se ngubaze amakuru ubundi gufurira hano urababozi iri hariya zimara iki rero boss bari bavuga ngo si wajya gukunda kumbwira ati buriya jya wirinda ikibi kitari cyaba muri iyi minsi inare ibisambo kandi nta handi hantu bashobora guca ni hano. Niyo mpamvu rero 28 kuri 28 ngomba kuba ncungana na gate ubu kanoye cyane ntarimo ndagusanga wasinze agatotsi kagufasha wenda cyagiye habaye ibirori. Nari nkwiye kubikora kwa inzozi zanjye kwari kuza nkasa neza nka ahubwo ibyiza biri imbere ubu ngubu nibwo nyitangiye. Mani muri gusa neza utagiye kubeshya kuri imfubyi pe. Nese ubundi sindiyo kandi rero reka nkubwire ni uko nguko nyicira ibintu tuba twatangiye tuganira neza wakagombye kumbwira uburyo mbigenzamo kugira ngo nkomeze mbe muri ino nzu urumva none ubutangiye kuzana ibintu byawe hano kuzaba umukobwa uri ishyano urumva kuri tuvugira hejuru hererere ego man agomba umugabo zagushaka cyakoze nako Fred wawe ni kwa ngo Fred nazagushake azagushake ma rutazasenyuka ngo ninjye wanze kushaka. Shareka nkubwiye Fred mba mbona atankunda pe gusa reka nkubwiye mfite inzozi nitumara kubana buriye ngiye gukora uko nshoboye
tubane nimara ko umugore byemewe n'amategeko. Ngubu uretse umugore bisanzwe nyine ko rutaha. Ngo Sheri wanjye. Ngo iki se urumva uri umwana? njye nkora naha. None Erega Fred reka urumara mubwire. ko umugore byemewe. Ubu nyine uri umugore utemewe. Fred niwe wanjye. Ahubwo hari ikintu kimwe. Abakobwa muri uno mujyi bose nibashake batinye Fred. Bajya bamurebera iyo ngiyo. Babona umuntu avuga ati uriya nuwande Afrika guteranyaho Fred. Ako wabona umungu wagusajije nzi imyaka ingahe muri Kigali twikaragara dukubita ngiye ko ntigeze mukunda. Ako rarongo rumeze nk'ururemba no kuri kwima uziko nta kuntu ntagira nkahaguruka nkigira gutya nkahindukira. Dore ko n'amanyashi yaje. Koraga. Cyoko zingoyera umunsi pe. Ngoyera umunsi. Ndagenda nkahindukiza nkagira gutya ariko umuhungu ntabuje. Sinzi babaje uhindukiza ku madage nkariye abana bo mu bakire bo barabona imitungo. Wagiye ukareba abantu bakoze ikofi babona iyo taye bagakanura amaso. Oh yasha Fred na wazayibona. I can't wait kubona nambaye impeta. Akazayibona kuko papa we ni umukire kandi iyi nzu ni iwabo. Urabizi ko ari yes. Nta makuru mba mfite rega ngewe. Ibyo nyegeranya guhesheri buriya ngereka nkubwire iyo bigeze kuri Fred nta kintu mfataho ariko iyo bigeze kuri se Wakigo ry'ukundi bivuye nibonamo. None hakuruna navuye mu cyaro nkazi Kigali gushinyika. Ako se mbanza umbwire buri uramusaza kumunda kubona mujya mu cyumba mugatenda no kumuvura gusa. Ariko nabwo nyine byari byatoye uko nyine hari ukuntu ugira gutya ugasabana n'abandi ukizihirwa. Wari witayemo. Ura nimba hari ikintu cyambe kijya cyo kiza. Nta kintu kiza nko kuba ahantu batagira umwana. Bose yasoma ko kantu bate mwana wanjye nawe uko bimeze. Uko kuba boss bigenda. Nuko ari bidashoboka. Yanza ko ndi umutunzi. Urangiye n'inka nayo. None uzayime. Reka nkubwire. Bandi imbwa se. Ubundi ibi bintu byo gufura ntabwo ari ibyawe. Rwose umuntu ufura gute? Rwose icyo kintu uvuze cyo ni ukuri. Sura kana gakobwa. Kaje ahangaha turakakira. Ntabwo dore akazi kawe naka. Baza kumutoza mwereka kuntu bakora amasuku mu nzu, mwereka kuntu bakora pikarori gake. Aravuga ati rwose makote umwana mwiza. Ndavuga ati rero ibintu byo gufura n'ibiki nabyo bura niwe bireba. Wakwiye kujya ugira gutya na gutya bikagenda muri ubu buryo n'ubu. Ariko iyi minsi asigaye yigize mabusha. Ubwo iramwe ngo no misagiye kunyirukana. Ndibaza ntabati ko umuntu jejo. Ni ibintu. Apurukana se guhaye akazi. Nanjye byo bintu bicanga. Okay, ubwo mwaganira byinshi ntabwo sishaka no. No, njye namubwiye ati iyi nzu bakiyubaka. Urumva? N'ikibanza ntakirarira. So byibuka. Haba imyaka amazangana gutowe waza cyo bundi ntaragahanga ukanyirukana. Icyo nashaka no kumuzarwana. Ikindi. Uriya mwana buri yadusobanura ibibazo byiwe. Afite ibibazo by'ubuzima bwe hahise. Afite ibibazo byinshi. Jya umwitondera umuganiriza ahubwo umugiriye impuhwe. Sibyo? Umugiriye impuhwe abe nka mushiki wawe. Wabyumva? Ikibazo ni isasu. Nyine ubwo busasu hari impamvu. Ariko buri isasu iyo rigeze mu kintu rigacengeramo rigenda ricika intege. Mbese yarasaze. Atarazuza cyangwa uramanuka ukazamuka ugatambika ukicara wige numara gukora umenye ko kibimara ukwezi kumwangana ngo uhite umenya inguni z'i Kigali zose. Itonde rero utazagonga ibikuta banze wicare utuze ukiyo amezi azagenda ashiruza agenda bimenya byose. Si ngombwa rega nkubwire nawe umuntu mukuru uzagenda bisobanukirwa. ariko nkubwire buriya ari amafaranga nibye mu cyaro. Wa mwana uri ingegera yangereye akamaro akoze ibintu abakoze naragiyemera kwa Claude njya kwa Nde njya kwa Pascal bose mbabwira ko mama yarembye ari mu bitaro barangije abama amafaranga. Ikintu kibabaje ikosa ahubwo nakoze ikibabaje nuko nasize ari bazima banasize mbatwikiye mu nzu. Wiki I swear to God uzi kuri shitani kanura mbabarira ahubwo reka njye kureba Fred. Cyakoze bakibye bizogana nawe kumana nanga kunusoza inkuru nyine umbwira ibintu bibabaje. Mani barushaka amafaranga rwose ujye kwishyura ayo madeni wasize mu cyaro batazajya kwishyuza ubwo se niba ajya kubishyuza yewe subira mu cyaro nsohoka muri ino Kigali. Okay, it's okay. Polisi ni izamura. Nzanye nakaji. Umuntu ndashaka kujya live bako nyine kuba mfite akantu ko kunywa.
Okay, ntari binzana kahe? Ka Jameson. No, sheri ndashaka kunywa ji. Ah, Najya live mbabarira kunywa mani, inzoga. mbabarira. Okay, nari bigenze. Ntabwo twanywa. Ubonye nzana agashati. Ibintu by'ibitobe ni ibyabura bugoryi bwo mu cyaro. Nari bizanira agashati. Umva nawe zenya nyine akanya tujye live. Cyane ari bisho. Ndagushaka kuri live yanjye banze nkwereke ishabana wo muri mujyi wo mu mandazi. Kumana baby. Kacanye yakiri kare noneho. Reka buriya bosi ntabwo yasaze. Ariko ubundi iyo umuntu afite ihungabana haboneze nk'umusazi. Ibyo bintu rero gusa ndaza kumuganiza nawe. Gusa ikindi buriya ntuzongere gufurira hano ndakwiyamye n'undi muntu. Hatazagira abashyitsi baza hano bagasanga murafurira hanga. ariko buriya ikindi kintu murana baje no kubona. Icyo kintu uvuze cyo gufura cyo wenda uzi no kumubwirira ajye namfurira. Rega buriya ibintu none ubwumvikane. Ago urajya mbimubwira aze gufurira. Urumva ngewe iyo mbimubwiye navuga ati koze mugenzi wanjye ngo ndamusuzuguye. Ariko ukumbwiye ikintu nkacyumva. Urana uramutse uvuze ati buriya ukote n'umwana wanjye. Icyo kintu nanyuzemo gutya nabwo. Asara aramutse bikoze ubutabaza amahano tw'imbere. Sawa rero umunsi mwiza nicyo nashaka ikintu uvuga. Ubwo se gahunda y'uyu munsi. Twebwe naho ntashye. Sibyo rwose bosi ugira urugendo rwiza Imana ibane nawe urumva ngiye kugira musengera sawa bosi uhahe nanone wongera uronke urakoze mako urakoze sawa ko nta kinini nibagiwe ni ukuri pe sawa kandi warakoze kuminurira ubuzima ariko rero bosi yigendaho n'abatari wagiye kujya ry'inkoko ndiziritse kujya gafatanya na ka kandi gashudike ha yego nyagasane mako kwanya Mufite kuki ahantu se kandi ari hano ntago abantu bakugira nabi cyo kibazo none se wanije telefone nanjye se ko nta mayinite arimo nese nta nubwo nanabipa umuntu bipe se ako bipe ishobora kuba iriho ko nzibagiwe se mana yanjye kuko angana ugerageze nanjye ngiye guhita nsubira mu kazi nanjye muri pause gushaka ibijumba byo kwirira
nciyemo mbabariye ukampamagara ko ngere Mufite. Le numéro composé n'est pas accessible en ce moment. Mana we, mana we, mana we, mana we. Gucamo. Ese na cya gitelefone kinini ugira? nta kinga nengera yonyine. Ya wampamagaye kuko. Allo? Oui. Oui, Ni Nyiramana. Nyiramana? Mm. Nyiramana wahe? Wo mu cyaro cy'iwacu? Yego. Nsigaye bite kuri kurira? Mama nyine twaraburanye ntabwo nzi ahantu ari. Wazimubaye. Mama mwaraburanye? Mwaburaniye hehe se gute? Numva nyine hari ibintu byabaye biteye ubwoba iwacu maze mama turaburana. Ngo iki? Ntari kubeshya. Ntabwo ndi kukubeshya ni ukuri. None se wamushatse? Nagiye muri cya gipangu cyanyu niho nasabye nimero zawe. Ntabwo nazibukaga nzifata mu mutwe. Nerese vuga ko wahamagara. Ese Nyirama ubu ngubu uri hehe uri kuba hehe mana yanjye? Ntabwo nzi ahantu. Wiki? Uri ku nzira se cyangwa uri mu rugo rw'abantu? Oya nyine bwanyiriyeho ndara ahantu ku nzira mbonye umuntu uhita amutira telefone. Wazimubaye. Gasani mana yanjye. None se ese kuko ndagufasha? None se nyine ndajya hehe? Ese ushaka kujya he? Uje ufite ushaka kuza i Kigali koko? Ese uko nibera mu mujyi? Ushaka kuza i Kigali ubwo? Wiki? Nyine ahantu ndi ntabwo mazi nta n'umuntu n'umwe nzi nyine. None se urumva waza mu mujyi ugakora iki? Kuzi ko utize? Kuzi ko nanjye uyu mujyi wubeshejwemo mva n'ubwenge bwanjye bwinshi nigiriye inama kuko ubu uragira ngo uze muri Kigali koko ugufashe iki wakora iki wa muntu? Nese ubu ngiye mbigenze nte? Natwe telefone yivanye. Nyine hari umuntu nyitiri. Nongeye kukubwira ngo ushaka ukuntu ugurisha telefone nyine ubone ikicuze basi. Shara, se kuko biragenda nase wanjye ukaza. Wateze ukaza muri Kigali ko hari ahantu wenda nari nawe nkubarije muri ino minsi ukaba uhari. Niyo waba uri gukora basi n'akazi ko mu rugo aho ukareka kubobagira gutyo urara ku nzira ejo bundi batazagufata no ku ngufu ushaka. Nyine nta kibazo mbwira ahantu. Rero nk'ahantu ndi ntabwo wamenya seri Kigali ni nini cyane cyane pe. Kereka n'ahantu utaranagera. Aho bamubwire. Wowe uwo muntu wa telefone uramuzi? Ntabwo muzi. Wamwizera se basi nkakorezaho itike ugakatisha ukaza noneho wagira aho bita Nyabugogo kuko hari imodoka zihagarara ukatira umuntu telefone ukahamamagara nkagufata. Ngo nshyiraho n'amafaranga wayampa. Nyiramana? Oui. Wamubajije ino nimero nimba muri mobile money? Iba he? Muri mobile money nyine ku buryo bayoherezaho amafaranga. Iba muri momo. Ngibamo. Okay, noneho umuntu ubwo murajyana rero utaza n'ubwo ryose yitwarira. Mugiye kujyana kuri babandi babikuza bita aba agenti. Akubikurize nyogosha y'ibihumbi 5. Abikubikurize ukatisha ibyo muri gare ukatishe none imodoka nikugeza bita Nyabugogo ko bazahagarara. Muri twabona barakamuyo hari amamodoka menshi. Ubwo yamutira umuntu wese ubonye telefone umumagare ndangira aho uhagaze murebe sibyo?
ngo ndagera aho bita Nyabugogo. Nyine hari imodoka zibuze guhagarara muri gare zirimo amamodoka menshi ubona muri Kigali hari n'amataje. Aho nuhagera uragira umuntu ubonye telefone umuhamagare duhuye nyine umufate. Gusa amafaranga ngiye kohereza ugane n'umuntu wowe sinagenda igihe ariko akayiriza. None si ubwo turi bubonane kandi ibyo kubwiye ko ndi buze gufata muri Nyabugogo ahubwo se urasubira mu rugo se gufata imyenda yawe? oya urazi nari imyenda uzanye? ubusubuke ibyo bintu by'imyenda urumva ari byo nshaka kumva. Nakibazo noneho reka ntuhereze ubwo ndashaka sino nimero sibyo? Reba usaba 5,200 nayo kwifuza ubwo wowe ngwino mujyanye ngo gura sibyo? Gusa mwana wa mama i Kigali nta kintu kidasanzwe mwijeje rero n'izindi shapu narazi nyine ngira ubwenge ndihinga naho wowe nyine wowe bitewe no kumukuri rero ukayihobagiriramo pe. Kigali uzemo Kigali ni amahanga shere wanjye ntacyo mwijeje ngo kuba umukire mu kubona amafaranga wawe. Ubwo nta kibazo nyine basi ndaba ngushakiraho kuba wakora niba baguhemba utwo 30,000 aho ukaba nyine uhari uhakora amasuku imirimo yo mu rugo ubuzima bugakomeza ufite n'aho uba utarayakundira. Hari ikibazo? nta kibazo. ngo uzaba kandi wongeye kurira sheri wongeye kurira nyine ubuzima bushobora guhinduka mu kanya nk'ako kuvuga please wongeye kurira kuko kurira ntabwo ari umuti w'igisubizo sibyo? Yego nyine mama nyine ubwo nyine mama ngiye kumusiga pe kuko ntabwo nzahana ari naramubuze. Nihangane basi nyine ugira umutima ukomeye ugomba kubicamo uze nyine ubwo mama tuzakomeza tumushake dufatanyije sibyo? uzamubona humura pe niyo agihumeka uzamubona. Ntabwo nyine nzirenga yinjiye mu kazi k'abandi ubu ndi umuhanda ndi gushaka ukuntu nanyine gakamoto njye mu kazi. wowe ngwino uraza kumbwira akazi nibyo neza. Ino nimero ibaruye kuri nde? Kuri Bizimana. Amazina ni Bizimana. Reka nyohereze nta kibazo nyirama umva komera ihangane ugana muhaguruke mugenda ku mwazesi uhita ukomerezaho ukatishyuza sibyo? Sawa bye turabona na sheri. Sawa. Sawa. wowe usande Bizimana. ese uri buyame? Uri buyame? Tugende kuyabikuza. Oui. Hello? Se ni wowe? Mbona nyine umuntu umpamagaye nabona agira nimero na yeze. Ni umuntu mwicaranye? None se mugeze? Nyabugogo se aka kanya? Oya. Aka kanya? Siko narajya no mu kazi kandi nashaka kubanza kujya mu kazi nkagira utuntu nkora. Oya aho ntabwo ari Nyabugogo. Uretse ko ndavugisha. Biteze. banza mfashe hano Kuba nashyushye? ntashyuha. Fred ndamutsindiye. Fred ni wanjye. Fred Yabaye urukundo? oya mubwire papa we ntabwo ushaka kumva ukuntu anshyigikiye. Papa we yabyemeye ko mukundana? Oya ntabwo nyine yabyemeye ko dukundana neza ariko uburyo twabivuganyemo uburyo yamvugishije n'uburyo ese wowe ntabwo ubibona. Ushora mugabo boss agira umutima mwiza. Nabikubwiye boss ari umwana mwiza. Ako se banza wumva boss agira umutima mwiza. Ubu yemeye ko umuhungu akunda ari umuntu nawe mukozi. Ega ngende mwiza baranze ubona meze nka cya Nyiramana. Akubyiruka ko umukozi wo mu rugo. Ese ubona bitarahindutse? Ese ukimbarira muri Afurika byose uhembwa amafaranga makeya ari kumva uba mu rugo rw'abandi. Ngiye kuba mabuja w'iki gipangu. Mukande Freddy. Umva se mubwire. Uko wakitwara kose sibyo uracyari umukozi wo mu rugo. Ikindi kandi ntabwo nzi niba Fred we yakwemerera.
kuba papa yakwemereye naguze ko Fred yakwemereye. Fred uramubuza nakuntu atanyemera. Ahubwo mbaza ngo mfitiye migambi. Nimara kuba umukazana w'uru rugo, umwamikazi w'uru rugo. Umuntu wa mbere nzazamura mu ntera ni wowe. Kora umva nziza nkunyireje. Nzaba nkunyireje ni secretary w'uru rugo mbabarira. Kubera ko papa we yabyemeye Fred ariko umva bose agira umutima mwiza nicyo kintu muziho. Shose kumuragira umutima mwiza. Ego sha twamenye nkene yakazi nk'aba. Erega nubundi boss aritonda. Umuhungu aritonda. Wowe mbabona ntazi byawe bakeneye umukazana wakasa mutwe nkanjye w'inshinzi. Uteze ibyanjye se gute? Ngiye ubona kumarira ahubwo n'ingiro n'urugo nabishobora ko nta kibazo. Wowe afite umuhungu we, ufite papa we. Ako ko njya mbona wirebeshwa Fred ukuntu. Njewe keya. Njewe keya n'umukeya bwanjye. Cyangwa urashaka kujya urya umwana ukamurisha. No. Njewe keya n'ubukeya bwanjye. Icara wige, utuze, uruhuru n'umutima wawe. Ntacyo nafata kuri Fred. Reka. Fred afite iki? Shiri njye nabo kugira ngo ndadusore, ntago nkunda udusore shiri. Nkunda iki? Umusaza, umudadi, igiceri. Byo kumbabarira abasaza barubagiye impande ngewe nta kintu mfataho uwanjye ni Fred. Akoze abasaza b'abajene bari muri Kigali. Abasaza b'abasirimu. Ako jibana nka boss. Ujyana ku boss ari umusirimu. Ibyo ni ari umujene. Njye nyine urabizi umuhungu we niwe wantwaye umutima. None hari ukuntu mugera imbere yete nigira akana keza, nigira umwana w'umukobwa mutima. Boss Igo yarerembura amaso agahita avuga ati niwe mukazana ukwiriye umuhungu wanjye. Atazi ko ndimbabura nzabatwikira muri inzu imwe. Ese we yakwemeye? Ese Fred yanyanga? Mbashiri no se mva sha ari umuntu ne yaragiye kunyoza tono nagiye ngiye kudufata mwana yanjye byancanze. Nyine ari kandi ubona yenzi ko tugiye kujyana muri sport. Njyewe se oya umva nyine ari umuntu wo ku kazi mwana wese nabwo nzi ko nabigusobanurira. Urumva ari umuntu wo ku kazi yashakaga kohereza utuntu ngo tumukorere ako nagari mu Rwanda. Ari Uganda ndi kugira ngo njye kudufata yambwiye ngo atwohereza kuri Jaguar. Ayiwe yaranyabugogo cyane kugira njye kudufata nyine mukorere. Cyangwa tujyane. Oya ujye cyoze mva basike ko magara we. Bari ko nkibazo. Ndaje mu magara. Ndashaka rero nako twagenda shira twajyana. Nkuko twakabaye tugiye guturitsa champagne ibintu bintu tukamenaho amazi none nguragiye. Oya ndi kwihuta umva se mubwire nago twajyana yiwisha ni marambura abanjana hageze. None se nago nsubira mu nzu. Wagiye sukanzana gashakoshi kandi. Muragenda mbogoboka butoreza Jinzana gashakoshi urasanga natikije cyane bwambaye. Shana nago ndi gutekereza neza genza nagashakoshi urambi. Shigeze nagasakoshi nsize mu ntebe. Waretse tukajya muri boîte bazire. Okay turaza kujya n'injoro nta kibazo. Icyo ushaka cyose aka kakanya nago mari. Iyi saha ni sari bukurikiyeho ngiye kujya muri iyo gahunda nyine gufata utwo tuntu nyabugogo inze nujyane ku kazi mbyiteho sha n'inzu biragoye. Shiri wajya ukanzana agasakoshi. Urasanga shanekireje neza. Ngiye nzira agasakoshi asanga nekireje neza. Boss. Uko bitese? Neza. None se. Nta mparo ko nese yakwanya umudugudu. Ntabwo ambe nawe ameze utya pe. Ibintu ntago ari byiza. Mako. Karame databusha. Burya rero uri mu bantu bamara stress. Cyane. Nukuri. Ubu ngiye ndikimararungo. Kiwacu wanyitaga. Imyaka tumaranye. Ndakuzi. Icyo ukunda kuri pe. Icyo wanga rwose. Kandi nanjye uransobanukiwe. Cyane. Niyo mpamvu nagumye kukureba ejo nabwo nuko byiriwe none. Gusa ariko burya hari amateka kwikaragiraho. Ndi kure mu ntekerezo. Aha. Aho rero
buriya ntabwo bizi ni burangiye amakote. Buriya njye mfite ubwenge bwinshi. Abantu bamwe na bamwe bajya bakeka yuko ibintu nshoboye ari ugukinga igipangu nkagikingura, kurya, kunywa bikarangirira aho ngaho. Ariko buriya njye mfite impano nyinshi kandi zikomeye kandi buriya mfite n'ubwenge. Ndetse ntekereza ko iyo nza kuba narize nkiga n'ama university ubu ngubu mba nabaye umusaza cyangwa mfunze. Ariko ubwenge bwenda bufite. Sha uracyari umwana yongeye buriya ibyaye ntabwo wabyikora. Wowe ntabwo bizi. Uzi sogokuru byara papa. Ibaze ko twari yatugana kare nkamugira inama kayumva. Jam. Uranseka. Wowe uramutse unyizeye ukanganiriza. Sinkubeshye. Ura nubwo mumeze gutya. Ako naye natangiye kuba umugabo. Karajya ngo aho umugabo aguye gatereraho twatse. Hajya. Ako reka kumagara hejuru. Chérie. Sweetheart. Sho. Ese ko waje kuryama ntumbwire. Suwe none ushaka gutanga gahenge umuntu akiruhukira. Nzone uraza kuryama wenyine mari kubera iki? Si waretse tukaryama bigutwaye iki? Waretse nkiryamira kuko ninaniriwe. Nanjye ndananiwe. Waretse rero. Ese ahoshe nawe ntabwo nzi ibintu wikora pe. Se wowe ibaze kuvanyemerera urukundo. Siko utaranansoma byibuze. Isi buri munsi ubunyiya kubundi se ubu nzabwirwa n'iki ko uncence yawe ikora. Enye. Nese ubundi ububwirwe n'iki ko ndi muzima. Akiri cyane. Kuri tugane kandi ngenzi ko byafasha. Mako Karame databuja. ngiye gukubitsa ibanga, ngiye gukubwira ibanga ntigeze mbwira undi buri wese. Oya n'ukuri pe. Nta muntu n'umwe nigeze ndibwira. Njyagumye ku mutima ibi byose nibyo ngenda bingarukamo. Rwose wowe bimbwira. Numara kubimbwira ndakugira inama nanjye mbyibagirwa. Kote rero Karame. kira nigeze mpura n'umukobwa. Nari mu kabari nasinze. Icyo gihe nanywaga n'inzoga ntizashoboraga igihe umunsi sinzi wagira ngo bari bakiremo ikindi kintu. Yari umukobwa mwiza cyane. Yarakuroze. Oya. Abandi ntiyandoze cyangwa se yaranandoze kubera ko ibitekerezo bihora bingarukamo. Umukobwa araza yakoragamo kabari. Ndeba uburyo nyikaraga imbere. Ndeba amabuno ye. Yego sha. Ndeba intero ye. Mbona arusha ubwiza zahabu. Yankuru kabisa. Reka umukobwa umwicira ijisho. Nawe arenyicire. Reka wakora wakunda amafaranga koko. Muhamagare ngwino. Araza. Ariko igikobwa icara hano. Nicaye ahangaha gutya. Oya si kandi unyicara. Abona ngo nicaraho. We nawe ngo icara hano. Arahica. Nari umusore w'umugirigiri. Umusore w'umugirigiri rwose. Murongeraga no gushaje utashaje intarumekwa. Urumva. Arangije turarebana ariko nawe yari yankunze. Yaje namubwira ariko se shahu kuri mwiza ukyoje ukora mu kabari. Noneho numva rubaduka itangiye kubaduka. Niho nkubwende rero turiko tubigenza. Ari cyo kintu ukora hangana ubwo bitembe. Ubwo se umva bishekeje cyangwa bishimishije? Ya. Sigira kubwiye turaho ubwo ndatera utwatsi. Nanjye nuko bijya binyerekera rimwe na rimwe. Ndangije
ubwo tuba turagiye turagira turongera turagira turiyongeza mbese turabikurikirana. Reka mbanze nkwibarize. Njye nibwo bwa mbere nawe n'umuhungu ugigira umukobwa. Izina rya Yesu. Imboga zirakwizanira nawe. Vana iby'imboga aho ngaho. Ninde wakubwiye yuko sundi urashaka yuko turyamana tutarakora ubukwe kujya bye. Nese ubwo n'iki ko ndi muzima. Urajya nzagutera inda njyewe muze urabona namuke. Wasanga aho nshansha batari na nzima. Ubundi umuhungu nishaka ibenze macya ibyo vorera kandi cyane mbabara. Nihera amahoro. Shibaretse. Basiri imwe ryone. Hari iki? Ese undi ndi sister wawe koko. Utaba sister se. Kuva kera ubundi umukobwa bashakaga yabaga ari isugi. Simvuze yuko uri ryo cyangwa se utari ryo simbizi. Nese undi wabwirwa n'iki nyine bazi. Njyewe muze amasezerano twasezeranye yuko nzashaka umugore nkazajyamana nawe ari uko twakoze ubukwe. Mbabara rero ntago ugiye kuzama nk'abiki gihe. Nyine banza wumve niba ndiyo cyane ariyo. Nese ubwiwe n'iki? Ndabimaze ikizo. Nyine byumve. Ntabyo nshaka. Nyamara barakuruza. Nta kibazo ubwo buruze mu mpame mbabarira. Ndebe rwose. Wareka wo. Wakwikubisa ukagenda. Ubu nta nubwo uzi ko n'iki. Nta n'iki byo nshaka no mu buriri ndashaka amahoro nkiryamira nkaruhuka. Uri kumva? Wasanga kandi ari bwa bukobwa wabo. Ibyo birabureba. Kandi sheri impamvu utanyita. Sinyambura ibintesha umutwe. Nk'inshinzi nayo abo bakobwa no batuma utandera. Yego ye. Siko wagira ngo mbonamo igihungu kigenzi cyawe. Nagira nkumenyeshe yuko nta sex tuzakora njyewe mu gihe ntarajya kumanika inshaka ntamanika ukuboko ngende ku murenge nkumanike mvuge ati uyu ni umugore wanjye. Nakayo mahano ngiye nayakora. Ntasuko narezwe. Jyura na parafo ziri hano mu ino nzu. Ntago zihuye n'amabati ubureba imyenge yizuba ureba hejuru. Kumva nyamara basanga barakuroze wetse nkumva kuri muzima. Paka mu gitondo icyo gihe ubwo nahise ngenda ntabwo nongeye guhura nawe. Noneho we njye ntabwo namwibukaga ko nari nasinze mfite amaso y'isindwe arimo isindwe. Noneho we gusa iyo ntero yo narayibonaga. Nibwo nyuma y'amezi 8 twaje guhura. Mu guhura rero murongera. Oya twahuye atwite nyuma y'amezi 8. Nibwo aje arambwira ati Mr. Nkuba nkuko banyitaga. Usiko nteye inda. Nuko Yaje niba shosho. Uramenye nawe nkuzi nawe sinigize nkumenya. Ariko mbaza igihe nsanga n'icyagiye twabonaniye. Ariko nyine ndamushita ingaragenda. Akomkomenya ari umunyamahirwe. Uhura n'umuntu mu kabari mukazongera mugahura nyuma y'amezi 8. Uwo mwana w'umukobwa rero iyanje mu ntekerezo mba perdu ndatakara. Nduzi nga I lost my control. Nkibuka ese kuko namuteye inda ese aracyariho ese yarabyaye ese niba yarabyaye ese umwana wanjye wawe waravutse abayeho ati ese basi nyina aracyariho. Ibyo bintu nibyo binjye mu mutwe. Icyo ngicyo kigira ikibazo. Iyi ntabwo yete ngiye bura nakuvura unyizeye. Rura bajya banga ngo harere Imana. Ukumva? Nimba yarabyaye kuko abo bana byange kundi bashobora kuba bakiri. Iki ni kintu bura nakubwira cya kabiri. Ibyo byikirwa biguhiriza kuko ntago ari we mugabo wenyine ibibazo nk'ibyo ngibyo ubigize. Mako urumva? Hora mwana hora reka ndebe ko uragumye gutekereza gutya nayo ko turi bukubure. Gusa urakoze kandi ndagukunda urabizi. Nta kintu nta wagutera turutsi wanjye. Ariko ibyo bintu uzabibike. Ugira ikibazo. Sina. Shaka kazana nicyo kirabona nta kigufasha kugira ngo gipfure hasi. Umunwa neza sha. Etse nkumva. Mukabyara nk'uyu mugore. Reka nkwibiri banga rero ngiye ibyo bintu ntago mbimenyereye pe. Basi ndazimya amatara. Nakuzi ko wanyitumye neza. Nakuzi ko wanyihaye. Uzi n'ikindi.
va muri buno buriri ugenda noneho genda va hano mu buriri n'iryamire naho njya toka satani toka daima va mvye imbere guki shurambabaza kabisa barakubabaza ubu urumva watenetse urashaka umugabo ikintu cy'igihungu kingana cyihorere gendo ushaka abahungu uve ku gihungu ubona imboga nta burisho mfite wambabure ukagenda wa mukobwa ndakwingenza basi nsabye imbabazi ndadakambye nukuri ku Imana nanjye genda nyine ntabwo nzongera kuvugira hejuru basi okay sawa subyanze urabyanze urashaka nyine kuryama kuruhuka turananiwe sigara mu buriri wewe ware sheri wakaje ikintu gihungu n'ikizima shu narazi ukureba ashobora kuba asigaye inyuma gato nuse kuri kurira humurega wakize icy'ingenzi nuko umeze neza wakangutse twe twarize twataye umutwe tuzi ko wapfuye numva ushaka kurya ikize tukuzanira iki gusa umurwayi twamuha iki nagiye njya kuzana igikoma ushya nawe utuntu tw'utubuto mwamukorera imbuto mukamukora ka potage uyu ugomba kurya kuko watakaje amaraso menshi ugomba kurya nuse mugana naza n'igikoma wenda n'agasombe babanza ukamukora ka potage mukamuha n'imbuto ndakumva mwaretse hasigana muganga wo gatoya hoye dushaka kugumana nawe ite ngenda reka twari twahangayitse basi ka tukugumira iruhande mureta mugaruka nta kibazo mugana umusoza kuvugana tubwire yego muragaruka mu murebe turahari ntabwo tugenda ndi hano ku muryango sibyo okay nta kibazo wambwira ndakumva muteze amatwi mbwira ndakumva ese nta kuntu nakegukaho gato oya gutyo uryamye nibyo byiza guma gutya ndashaka kwicara kwicaraho ntabwo byakunda noneho nubwo hari ikintu kimwe nshaka gusa nta kibazo mbwira muteze amatwi nta kibazo mbwira muteze amatwi kandi wumve ko nzajya nkukurikirana umfashe bano bantu bose turi kumwe baze kumenya ko nari ntwite impanga urumva bo bazi yuko umwana nari ntwite yavuyemo sibyo ntubabwire yuko hano dusigaye mu nda humura ndakwinginze ubinkorere humura kugira ibanga ni bimwe bigize akazi kanjye ko byaza kurangira n'uyu ngo usigayemo bamutwaye nawe ugasanga arapfuye cyangwa se twese turapfanye sibyo humura nzakugirira ibanga wenda bashobora kukubaza ati se ko tubona inda y'ikibyimbye ushobora kubabwira ati wenda afite ikindi kibazo yagize bizagenda bikabanuka wumva utuje nkeka ko bazajya kubivumbura naramenye ikindi cyo gukora humura nzagukurikirana umwana wanjye wagiye arankomeje humura nyine humura usigaranye ubundi kandi uyu mwana wazabaho umwana wanjye twacanye muri byinshi ntabwo yagakwiye kuba agiye gutya ahubwo se uyu mwana ansabye kugukorera ibisubizo byasohotse nabiguhereza gusa wabashije kubikora yego nabibonye ibisubizo njye nabonaga twese twarangiye kujyana n'abana banjye bose nabashije kumufata amaraso mu gihe yari akiri muzima atarashira mu mwuka
kuvuga ngo yavutse anahumeka. Yego yabaye iminota mike. Suko Imana intwariye umwana ko wareba iyi mvirope nirimo ibisubizo. mwese mubikora ibisubizo bihita bisohoka. Byabonetse. Umwana wanjye apfuye ariko mukaba byari kuri muri abantu beza. Ni inshingano zacu kwita ku batugana. Bishoboka. Ntabwo bishoboka, ntabwo bishoboka. Sigaho. Nyirayihangane ubonye iki ko uri muri kondisiyo itari nziza, wagerageza gutuza. Mugabane ndeka nipfire nanjye. Oya. Nyira bigenze bite? Ubonye iki? Ntabwo urakira. Secret koko niwe wabarafashe ku ngufu.